Ikinamico imboni y'ubuzima. Burya ubuzima butwereka byinshi, ariko burya buba buduhishiye byinshi kurushaho. Byose ni mu ikinamico imboni y'ubuzima. Ariko si umuto, aho wahereye urira ururizwa n'iki? Njye ubyanyobeye pe, ikibabaje kandi ntushaka no guhora. Muri iceceke, agahinda k'inkoko kamerwa n'inkiti yatoyemo. Ubwo uzi ibyo Mukiza yankoreye? Kandi nyine udashaka kubimbwira, tobora uvuge n'ibyo nshaka. Nyine uzi ukuntu Mukiza yanteye inda, nkava iwacu nkaza kubana nawe tutanasezeranye, ngo ndarengera urukundo rwacu. Yego ibyo ndabizi. Nyine urabizi ko tutaramana n'ukwezi yahise abona akazi mu ruganda Iburengerazuba, ngasigara none ejo yaratashye. Ngo yaratashye? Sinumva se ari byiza. Muringa rwose nawe uri umutesi. Nyine ejo yaratashye, ariko ikibabaje ni ukuntu yaraje ntazi iwanjye, ahubwo ikajya gukodesha inzu kwa wa mukire Rugarama. Ikibabaje noneho ni ukuntu yazanye n'undi mugore yakuyeho yakoraga, ubu akaba ariwe barimo kubana. Ngo Mukiza nzi se niwe wakora ibintu nk'ibyo? Simbyumva pe. Ubwo se uri kumva ndimo kumuhimbira umuri? Yewe ndabyemera ari uko mwiboneye. Mukiza wihangane disi. Aha, ngaho reka mbe ngiye turasubira, ariko simbyumva. Nta kundi ubwo turasubira. Burya bwakeye. Sheri, uracyasinziriye? Oya Sheri, nakangutse mbere yawe. Nuko njye nanze kukwicuza. Natekerezaga ko unaniwe. Ariko urugendo twarukoranye twese. Wowe se ntunaniwe? Njye n'ubundi namenyereye kugenda mu modoka, ntabwo nananiwe cyane. Inaha se wabonye ute? Ni heza. Nakunze uretse ko hakonje. Iwacu mu Burengerazuba wumvise hadashyuha ugereranyije na hano Sheri. Humura mutima ukeye Sheri, uzagenda uhamenyera. Nanjye nkiza iwanyu bwa mbere byarangoye. Navaga mu kazi nagera muri iriya nzu mbamo nkumva ndi gushya. Ahubwo uranyibukije Sheri. Iki se hani? Tuzaguma inaha cyangwa tuzasubira iwacu tujye kuba hafi y'aho wakoreraga, tube dutegereje ko uruganda rwongera gufungura. Tuzasubirayo niwongera gutumaho abakozi. Inaha niho mfite umuryango kandi niho nakuriye. Ntabwo twasubirayo nta kandi kazi mfiteyo. Turaba turi ntambe nshakisha ikindi nakora. Ahubwo uyu munsi ndajya gusuhuza abo mu rugo ntiduherukana. Ubwo turajyana rero ubuhantembereza. Menye iwanyu, mpure n'amabukwe, mbese nabo bamenye. Oya Sheri, wabonye mwari uhita yiyerekana atarabanza kwarama? Iwacu nibo bazabanza kuza kukwirebera. Ahubwo reka mbanze mpamagare Rugarama, nafashe urufunguzo ngenda ntamwishyuye. Oya nawe buri turabubikora. Ahubwo Sheri, umwishyura ukwezi kumwe gusa, atazagutuma hatarashiramo. Ngaho turyame turuhuke. Uracyananiwe no kuri kwihagararaho. Ndaza kujyayo hakeye. Ubundi se kuki washakaga kunsiga muri imbeho njyenyine? Niko shamugi, wowe uri sangahe? Inka zanjye zikagira amasaha zitararya. Ndaje nkwirukane nshaka undi mukozi. Databuja, mumbabarire nanjye sinjye rwose. Bose, uzi ko ariho utaramenya amakuru? Mva mbese, ayo makuru yatumye inka zanjye zirirwa ubusa n'ayahe? None se, iriya terase mvuye kwahiramo urubingo, ni haruguru yo kuri ya nzu ya Rugarama ikodeshwa? Ariko sha, uri kubona ngana nawe ku buryo umbaza ibyo uzi. Mbwira vuba wikomeza kuntinza. Nta n'isoni. Nyine boss, Mukiza yagarutse ariko ari kumwe n'undi mugore. Bari kubana muri iyo nzu. Uvuze gukisha? Ngiye Mutabazi. Ngirwa muko yanjye ngo ni Mukiza yazanye undi mugore. Mutoni waruha. Uzi n'ikindi? Sigara ugaburira izo nka zanjye ngiye guhangana n'iyo mbwa. intera umukobwa inda imunyibe imugira umugore imusige ngiye gupagasa
nigaruka izana undi. aha ubwo ntacyo nabivugaho. Umwana wo mu batinda akansuzuguza bigezaho. ubu butaka bwanjye wagira ngo sinzi uwabuvumye. Ubundi munsi y'urugo usanga hari ubutaka bushashe kurusha ahandi, ariko iwanjye ho ubanza barandogeye si gusa. Mwaramutse Ariko si umuntu ndimo kumva ra. Yewe erega sindi kure, ndi hano munsi y'urugo. mama uraho? Yo Muki, ni wowe waje utambwiye koko? Reka nze nguhobere mwana wanjye. Uraho Muki? Amashyo amashyongore. Ngaho rero ngwine mu rugo ushyike ku gatebe maze umbwire amakuru, ariko unambwira impamvu zutambwiye. Nako ndakurenganya umugore wawe Mutoni yakabaye yabimbwiye. Umutoni usugira ngo Umutoni se yabaye iki ko numva umuvugira mu matamato? nyine mama, aho nakoraga mu burengerazuba nahuriye n'umukobwa nuko oya nako nagiye kurubona azanye undi mugore, ntabwo ndongera kubana n'Umutoni. Gusa uwo nazanye nawe ni umwana mwiza pe, ntabwo muzananirana. Ngo wazanye undi Muki? Ariko wa mwana we barakuroze cyangwa ukuntu ukunda abagore ubona ari gusa? Amambere wateye inda umukobwa wa Mutabazi, mugera naho mwishingira ndabareka kuko nabonaga nta kundi. None nyumvira ibyo ukoze. Ubwo ntushaka kunteranya n'abaturage bo muri uyu mudugudu bose? Ubwo ntushaka kunteranya na Mutabazi? Kandi wa mwana uzari inkondera. Ai Mama humura nduko nzabikemura, ntibiguhangayikishe rwose. Ngugira ute ubikemura? Umva ndakubwiye ngo gira vuba usubize iryo shyano wazanye. Ikindi kandi ntuzamungeze mu maso, urumva? Urangayisheje gusa nibyo. Umuri, ariko ubwo kuki ubunyuzeho utansuje sha? Ben meze utese? Erega nawe wigize bizi, aya mazu yasubanza ari yaguhugije. Oya Umuri, ko nabura akanya koko nawe nakakuburira. Erega aho n'abandi hose ubundi wowe urankurura. Genda, cyakora kubeshya byo urabizi. Ahubwo we uzi ko ijoro ryashize Mukiza yarayazanye undi mugore, ubu barimo gukodesha hano. Ahe wimbwira Mukiza, sinshaka kumwumva. Ubundi abantu nkawe nibo batuma numva nahurwa abagabo. Sha Umuri, ntabwo ibintu Mukiza yakoze bizamuhira. Yagize gushaka akiri muto, none atangiye kuzenguruka mu bakobwa ba rubanda. Yewe arananiranye pe. Umva mbese so umucumbikiye se? None ngo yahemutse, ariko mwagiye mureka kwigira intama kandi muri birura we. None se njyewe icyo nshinzwe ko ari ugushaka abapangayi baya mazu ya papa, nagira amahirwe nkabona yo ngavura nyine. Ahubwo nazane n'undi adukodeshereza amazu yose ajyemo abantu. Mwiriwe neza boss. None se agafunguzo k'amazi ko katari mu gukora neza? Ngo mwiriwe neza boss? Boss se niwe wenyine ubonye hano? Ariko uri kumurenganya, asuhuje uwo baziranye. Yego ye, nahumura ari nazabona. Cyangwa yagize ngo gutwara umugabo w'abandi byazamuhira. Azava inahatumva atabona. Ngo umugabo w'abandi? Umugabo w'abandi se natwaye ninde? Umva Ben, genda ufungure umugore w'abandi atabura amazi. Genda igendeye, katavaho kanantera umwaku. Mwiriwe yemwe abahano? Yego mukomeze, ndi mu gikari. Mbese nawe wicaye? Yego komanda. Mbe Mutaba, ni wowe ugeze hano cyangwa ndarota? Kuki se wumva ko ntahagera? Hejuru y'ibyo umuhungu wawe yakoze niko Valeri, kuzi ukuntu bw'umuhungu wawe yantereraga umukobwa inda waje kuntakambira, ukambuza kumusiragiza mu nkiko ntanga ibirego. None ko karatinyutse ahemukira umwana wanjye kuri ruriya rwego, wowe biriya ubifata ute? Mutabazi se koko njyewe aho ndahuragira ngo mbigenze nte, kubona wagira ngo abana b'iki gihe bari intumva. Icyakora rwose bivuze neza, wagira ngo bari intumva. N'umukobwa wanjye yaza kunyumvira ibi byose ntibiba byarabaye. Oya se kandi wimurenganya,
ibyamubayeho ntawe bitabaho. wakumva uvuga utyo yagira ngo ahari hari impumu mufitiye. Oya nako nta byinshi mvugana nawe, ndagira ngo ubwire umuhungu wawe areke wa mugore yazanye, bitabaye ibyo ndakoresha uburyo bwanjye kandi muzabyicuza mwese. Erega biriya nukunsebye, ibaze kumva ngo umukobwa wa Mutabazi umugabo yamutaye, nukunyiragaza rwose. Mutabazi rwose ndagusabye ngo ureke tubikemure mu mahoro, ndakwinginze ntugire ikintu kibukora. Valeri, ndabona ibi ntaho byatugeza, reka ngende gusa, ikizabuza witeguye kucyakiriza yombi. Ese Ben, ngo ntiwansuhuza ngo nuko nikoreye ubwatsira, nako reka mbuturenze nkuvugishe. Mugisha, ese usigaye ubaye ko wabuze we? Nawe se kugusuhuza, ubundi aruhagaze n'ugenda hasuhuza ndi? Warambuze se? Mfitiye akazi. Bize ko gukora amasuku, ikiyede, guhinga, kwahira byose mbikora. Cyakora wamenya kwamamaza pe. Ariko ase usigaye ukorera he kutakigaragara? Sha Ben, ubuzima mbayemo bwo kwibana burangora pe. Binsaba gukora imirimo yose. Ubu bwatsi mujyanye ku biraro by'inka za wa mukira Mutabazi. Uzi ko uvuze Mutabazi ukanyibutsa. Sha, Mukiza afite ibibazo. Ibintu yakoreye umukobwa we kandi uzi ukuntu uriya mugabo atajya avugirwamo. Byihorere ntuzi ukuntu yarakaye. Umva, icyo azakora muzaba mucyumva. Ahubwo dore nguriye. Muki, se nuvugisha abantu we? Ahubwo mumeze mute basore? Aha, tumeze neza pe. Uwo twiciyeho ngo wabaye umugabo w'abagore babiri. Ariko se Mugisha, ibintu nk'ibyo nibyo wakabaye umbwirira mu isantere koko? Umva Muki, njyewe sinjya ruswa. Ikindi kandi Ben ntiyabikubwira kuko uri umukira w'amazu yabo. Ariko ubimenye, warahemutse, nongere warahemutse. Umenye ko nudasubiza ibintu mu buryo, umuvumo w'amarira y'umutoni utazawukira, uzawukurikirana mpaka. Uzi ko agiye? Icyakora akora ahora mumbwiriye. Nshimiye ahandyaga pe. Nubwo ari umukiriya w'amazu yacu bwose, ariko simushyigikiye. Umva, itugashyigikira amafuti. Mwiriwe. Umuto, umeze ute? Wimvugisha se wa mugome, nta soni ngo meze nte? Urabona ameze neza? Uri umushinyaguzi gusa, ubu rero uje kunkinira ku mubyimba. Muki, uri umuhemu, nongere mbisubiremo uri umuhemu. Ariko se watuje basi tukaganira. Ntuzi iki? Ndaganira iki nawe? Uraze wisuhurishwa ngo mwiriwe. Ubundi kuva ryari umugabo agenda yomboka mu rugo rwe? Ko nawe umutima urimo kukurya. Umutoni, nukuri utuje twaganira pe. Kandi rwose ikibazo twagikemura mu mahoro. Tubikemura mu mahoro dute? Urashaka kuntungana na ririya habara wazanye? Niko, urashaka kumparika? Kutansubiza? Ariko Muki, ubu koko wibagije ukuntu navuye iwacu nkaza ngo tubane? Wibagiye ukuntu wanenda ntararangiza n'amashuri yisumba ariko ngakomeza kukunambaho? Ariko abantu ba hano bamara kurira ku masahani bakayandagaza, njye nzahangana nabo rwose. Iwe Dari, uzi ko nkanze we waje ryari? Nibwo nari nkihagera ariko nuko wenda ntageze ku irembo ngo nsuhuze. Sha butaha ujye usuhuza, uzi ko umutima wari umvuyemo. None se amakuru yawe? Akira agatebe wicare. Ni meza. None se mama wawe arahari? Oya, ntawe uhari. Wamushakaga cyane se njye kumureba mu kabande? Oya, mwihorere nuko ari mama warunumye imbuto y'ibishyimbo. Ubwo bibaye ngombwa nazagaruka. Ariko se Dari, kuri kunyitegereza cyane we? Aha, wabaye umuringa ndakurahiye. Ariko se nkawe, nabaye umuringa ntese kandi? Najye nkibaza impamvu Ben atagikoma. Kumbe nk'ubwo Ben umuzanye ute? Ahubwo si ibyo bihuriye no kuba ndi umuringa. Ariko uzi ukuntu babaza undi mwana? Nawe bukubayeho wasara. Sha ntakubeshye wowe na Ben murimo kwica uriya mwana mu mutwe. Njye na Ben? Uhe mwana se ubundi? Ko nawe wanyobeye. None se uyobewe ukuntu Dira akunda Ben? Nyine sha, Ben ntakimuha umwanya, umwana yenda gusara. None njye mpuriye nabyo.
niba Ben atamukunda njye mbizire. umva ye mwana twese turi abakobwa w'inyigiraho nyoni nyinshi utaratangira kujya uganira na Ben wambaraga utwo tujipo sha ndabizi noneho reba ukuntu usigaye wisiga wambara neza aya masaha nayo kwitera parufe na fondo turi mu rugo nta hantu ugiye wavuze ko ari Ben. Dariya we wakurakara sinzi uko yabateye uri umuti w'amenyo. Ben se ko duhura tutabipanze hari ibirenze mvugana nawe uzi ko wakumva yagira ngo hari ibindi birenze. Umuri n'ubundi nihutaga reka nsubire mu rugo makanire mama ashaka ibindi akora gusa Dira arabizi ko ari wowe wamutwariye umusheri muhuye yagukuramo iyo kotse ahubwo niba ushaka amahoro ugenze gake. Shandi ndadutambikane hari ibyo ngiye kureba ku gasantire ibyo tubireke tuzaba tubisuramo nugaruka. Halo ubanza yaramarezo yaracitse ngaho reka nongere ngo usubiriremo. Odile rwose urabizi ko ari umukobwa wenyine nkunda ni mama rwose abo baguha amakuru ko nkundana n'umuringa barambeshyera. Kandi aribyo ndimo kugusobanurira nyine rwose abo baguha amakuru ni abashaka kuduteranya ahubwo buretse aho nari ngiye ndahageze turasubira. Mwiriwe mutima uke nari mbazaniye agafunguzo k'amazi kariya karapfuye burundu Mukiza sarahari. Murakoze rwose kariya kari katurambiye Mukiza we ntawe yagiye ariko we ibintu wowe n'uriya mukobwa mwavugaga byo gutwara umugabo w'abandi mwavugaga ni ibiki? Biriya se ko ari ibisanzwe abakobwa sura bayobewe. Oya mbwira nabonye yarakaye naraye mbyibazaho ariko nanone nkumva ntazi ibyo ari byo. Iyo ubaza Mukiza se ariko Ben utigije nkana urumva nari kumubaza ibintu nanjye numvise neza mbwira ahubwo menye ikijya mbere. Ibyo bive muze nijerekane turebe ko gafungura yewe wasanga nako katarayafungura. Ni kazimada ubwo ikindi kibazo mwagira mwaza kumamagara kuko papa we ntimwapfa kumubona. Sawa rero wirirwe. Oya yewe banza umbwire none se umugore natwaye umugabo n'uwinaha ariko ntakugoye nyerekera iwabo wa Mukiza nabakomeza kunderega iyo musabye kunjyana iwabo kandi ajya mbwira ngo batuye inaha. Erega wowe uracyari umugeni Mukiza se ko yakuzanya gukunze ubundi impungenge ufite n'iziki? Reka ngende ndi kwihuta. Aha nta kundi ariko hari ibyo nkinze. Oya nta kibazo nuko ndi kwihuta ariko Mukiza azagenda kwereka n'ibindi utazi wowe hama hamwe. Ngo ibi bintu ni ibiki ndi kumva ngo mpame hamwe azanyereka n'ibindi ntazi? Apo reka njyana amazi mu nzu ntawamenya uriya nuko bataramenyera ariko abantu binaho banza batoroshye. Oya ariko ngomba kuva hano mu nzu nkajya gushaka amakuru. Umuto urabona uzabaho ute koko kubona umugabo wawe utaye ukaba udashaka no kugaruka mu rugo ubu nkugire nte mwana wanjye? Papa ndagushimira ukuntu unyitaho muri byose kandi ukanyifuriza ibyiza nk'uwo wabyaye ariko ibyo kugaruka mu rugo byo rwose ubyibagirwa. Uyu ni umusara wanjye ngomba kuheka nyine n'ubundi se ko namaze kugukoza isoni uraramira iki papa? Umutoni mwana wanjye rwose wirira sinajanganza ngo no kugukomeretsa ahubwo nuko nanga gukomeza kuba ahantu wenyine. Umuto urabizi ko ari wowe wenyine nasiganye kuba nawe uranyuko nahize umuhigo ko nta wundi mugore nzashaka kandi byose nabikoze ku bw'amahoro yawe niyo mpamvu ntifuza ko wahungabana kandi wanjye nta kihabuze. Papa basi ibyo byihorere ubwo utangiye kuzanamo mama udatuma agahinda kanyica noneho agahinda Mukizane kongera kubura mama byo byantera uburwayi ntazi. Ese Muki koko wampoye iki? Basi si uyu mwana uri mu nda yagukoreye ikihe cyaha? Iriya mbwa ngerwa mukwe gusa ubu se umuto kubanza ko tujyana nko bibise bigufatiye ahangaho uri wenyine koko wabigenza ute? Papa erega ibyo uvuga byose ntabwo nagaruka mu rugo nzaguma hano iwanjye naho kuba nafatwa n'indabyo ndaza guhamagara umuringa aze tube tubana hano. Ariko uzi n'ikindi iriya ngirwa mugabo ngiye gushaka ko nyihanisa. Oya papa uramenya utazangirira umwana imfubyi ataranavuka nk'ubwo wazamusobanurira iki koko? Hamve mbese uko muvuganira ho murasinzamwica
ariko akwiye kuryozwa ibi byose arimo. papa rwose uramenye ntugire icyo umutwara, imana irabizi neza uko izabigenza. Ariko Mutabazi naribwa n'imbwa ye. Umva, reka ngende. Kandi uyu munsi ndaza kohereza umukozi akuzanira ibyo kurya, inzara zagutsinda. Dore ntukigira n'umugabo ngo aguhahire. Yego papa, nawe ibyo kugaruka mu rugo byo nzabitekerezaho nimbona ari ngombwa nzaza, ariko ntukomeze kubijyamo cyane. Ariko waba nigiriye hano ipfa kwa mukecuru di. Ewan, uyu munsi noneho ko naramukiye imihanda ndahezara. Baby tugiye guhura se, ko mbona nayizi muri izi karitsiye niyahe. Ariko ubanza ari ingore tu. Daraburije rwose, yaba umukobwa twari kudiringa. Mwaramutse. Waramutse neza? Umeze ute se ko mbona nakuzi muri izi venizi iwacu? Yego ntabwo ndi uwino. Nitwa Mutima Ukeye, iwacu ni mu burengerazuba. Nkaba ndi umugore wa Mukiza. Umva, aho ni ruzungu rwose. Uretse kuba Mutima Ukeye no kumubiri urakeye. Ariko rubanza numvise nabi. Nguru umugore wa Mukiza. Mukiza asigaye afite abagore babiri. Ko mbona yaba atarisondetse azi kwitamo kabisa. None se Mukiza asanga undi mugore? Umva, iyo nkuru buri mukapo wese wayibaza ina yayigutambaza. Mukiza afite umugore wenda no kubyara ahubwo. Yitwa Mutoni. Urakoze cyane. None se wanyeretse iwabo? Hey, kwa Valeria. Reka makwereke. Ni kuri uriya rugo hakurya hariya. Haruguru y'inzu hari umuvumo. Ubwiye nziri haruguru y'umuvumo nuko kwa Mukiza hanyaho. Ubwo nukerera inzira ijyayo uyoberaho hepfo. Ngo nyobera aha hepfo? Nyumvira wallahi, izo ni imvugo z'imihanda ubwo nashakaga kukubwira ngo nyuraho hepfo. Turagiye hatansiye wan. Uriya se Mugishara? Ese Mugisha, uhagaze tukavugana ko mbona wihuta. Ahubwo umeze uteka iki ko nakubuze? Mugi, usikiye utari mu kazi umeze neza wakinuwe. Ndabona uri ku cyango wallahi. Dore duhuriye mu isantere rero ngurira kana. Shaho ndakugurira nta kintu ndiho. Ahubwo wajya kungurira niwe uyafite. Hari ikiraka kijya kigucika bro. Nturi tu travel. Erega singuhombwa ngungurira ibirenze. Niwe wanjyana muri kantine nagushimira nge singowe. Ahubwo nuko mbona ubungiye kwa Mutabazi. Ningero ndayikuramo ubundi nkora akazi. Naho wowe wimereye neza usa neza byahataye. None amakuru y'umuringa bro. Ko nari nakubwiye ngo uzamunekere umenyera amakuru. Warabikoze. Umva, ndagwa amakuru wowe vuba bidatinze. Ahubwo wingomesha reka nihute njye mu kazi mwana. Ntari bimugisha. Gusa biriye nana gusekesha bikakurenga. Uriya mwana ndamwemera n'ipano nayigurisha ariko ntancike. Mwana wa igiza ko gakoko hino bariko naruriraho ibyo natetse nta sosi irimo, si ngombwa gushyira ku isahani. Akira, sinerukaga kurira ku nkoko mukecuru, nyiheruka kera. Aha, ahubwo se uramenya kwiriraho ko nzi ko nta na rimwe kwa Mutabazi mwigeze ibintu nk'ibi. Cyangwa di, reka nkwarurire ku isahani kurira ku nkoko n'ibyacu bitavaho bigutonda. Oya mukecuru, byihorere rwose turasangira. Erega buriya njye ubuzima bwose nzi kububamo. Uyu kumva se harimo akunyura? Cyangwa twongeremo kandi? Nje nirira gace niwumva ko atari mukongeremo. Ndumva kunywa karimo. Ari ubundi umunyu mwinshi ntacyo twara umugore utwite. Ariko koko indahira nakuze. Hari ubu ntiri mu mezi 8. Yego. Ahubwo se ndabigenza ne ko Mukiza yantaye. Uyu mwana nzamwifasha. Ariko se mana, kuki ndimo kugeragezwa gutya ko? Mukiza nakunze n'umutima wanjye wose nkemera kwishingira nkamusanga. Niwe wangira rya koko. Kure cyaho kurya se kandi. Ariko Mukiza wabo umuhemu koko. Mworoshya ariko. Kariya gashyano nubwo ntakazi. Ndajyaho gacumbitse nkatumure. Ntabwo kahamara kabiri. None so yazanye ko yamuzanya mukunze. Urumva utabumubujije uburenganzira bwe. Mureke wenda umunsi umutima uzamurya garuke. Umuto. Aho kugira ngo bakomeze bansebye mbareba. Batumuka bakava muri uyu mudugudu bagasubira iburengerazuba aho ntabareba. Ahubwo nujya kugenda unyibutse ngo uhu twujya guteka. Hepfo hano aho nari magana hakuye uturayi waza gutwaraho. Naho iby'umuhungu wanjye ndabikemura. Urabikemura ute se ko mbona bikomeje kugora? Nta n'isoni ejo yaje iwanjye.
mwinjiza mu nzu ngo tuganira ahita afata imyenda ye hasize aragenda atanansezeye. Nagize ngo wenda aragarutse ngo tubane, uriya mugore aramuretse. Ngiye mu cyumba nsanga yasohotse. yo ihorere disi, umwana wanjye niba ari aho ageze baramuroze, ariko ubundi wagumye hano tukibanira ngahangana nawe uri hano iwanjye, uzaguma mu nzu ya wenyine bigende bite koko? Ahubwo mukecuru ndumva ameze nk'urimo kuzungera, reka nahe ndyamye. Aha mwana wanjye se, itahira uruhuko ubu nicyo gihe ugezemo, ariko numva utangiye kuremba unumeho umuntu nze nkurwaza. Yego mukecuru, ndaza kumugutumaho. Umuringa wabuze, ese ubwo waninze tukajyana we, cyangwa uko nakeye nkawe ntiwakemera ko tugendana? ariko Mugisha, uzi ko burya uri igisozi, gusa nkunda ukuntu utajya urakara uhorana morale. Muri imihombamo n'inyemerera kurakara pe, ubundi mba ngomba kwishimira aho Imana ingejeje, kuko nzi neza ko muri byose utahabaye ntacyo nageraho. Aho navuye ni kure, kuba ndi uyu munsi byonyine bigomba gutuma nezerwa ngaseka. Ubundi inkuru y'ubuzima bwanjye wayikoramo filime akayikwereka, nibwo wabona neza impamvu ntagomba kubabara. Yewe Mugisha, uzi ko nari natwawe we, uvuze amagambo meza pe. None se ko mbona yuko igifuka kinini ugiye he we? Kandi ndabona tujya hamwe. Yego tugiye hamwe. Ubu boss Mutabazi ampaye ibi bintu ngo mbishire Umutoni. Numvishe yivugisha ko Umutoni yanze kugaruka kuba iwabo. Sha Mugi, iby'Umutoni iyo mbitekerejeho numva narira pe, kuko birambabaza. Gusa Mutabazi akunda umukobwa we. Ujye se nino mpamagaye kandi ko nakunda umuntu mpamagara nagiye kwicira inshuro. Apo ni Ben. Ntawe nitaba niba arakaza ashaka ko mpamagara ndangije akakamutabaza. Ngo Ben? Ben se burya muri inshuti cyane we? Cyane rwose. Ben ngenda mukunda. Nubwo ari umwana wo mu bakire bwose, ariko yicisha bugufi kandi agira n'umutima mwiza. Aha, uwo mutima we mwiza ni Odile yenda kuzanyicira ngo namutwariye umusheri. Buriya koko Odile na Ben bose ko bakundana ari abana bo mu bakire, abona Ben yanyemera koko? Oya sha, aho nge nakubera umugabo barakubeshyera. Ahubwo we, hari umutipe ugushaka, arara amajoro agutekereza, mbese nk'ubwiza bwawe bwaramuzengereje. Ariko abasore murashoboye. Ubwo se ninde we? Ugira ngo se ntumuzi? Ni wa muniga witwa Kiki. Apo, wimbwira icyo kirara. Ntawe nkeneye uriya rwose, uzamubwire ko yayobye. Oya wifata umwanzuro uhubutse utyo, ahubwo reka tugende tubivugaho. Mwiriwe mukecuru. Mwiriwe yemwe. Ese iryo jwi ko ntarizi, uwo muntu ari gusuhuza hano cyangwa ni ku muturanyi? Yemwe abahano, erega ni hano nje. Injira. Kuki wagumye mu bikingi by'irembo kandi hadakinze? Muraho neza? Muraho. Reka mbazanira agatebe mwicare. Nta kibazo. Ni mwicare. Uyu mugoroba se ko mutugendereye ni amahoro? Ni amahoro rwose. Yewe, mwasuhuzaga nkagira ngo ni ku baturanyi, n'urusaku rw'ibijumba rwari rwinshi sinabumva vuba, ariko sinabamenye. Humura mukecuru, ndakwibwira, nitwa Mutima Ukeye. Ni ubwa mbere wumvise iryo zina? Ni ubwa mbere pe. Umukazana wanjye niwe ujya umbwira amakuru y'inaha, ariko iryo zina ntararimbwira. None se ubinaha cyangwa bukwiriyeho uri ku rugendo? Nari nzi ko ari surprise nagukoreye, nzi ko ningera hano urahita umenya. Umuhungu wawe ntabwo yakumbwiye? Ntumbwire ko ari wowe. Uravuga umuhungu wanjye Mukiza? Mwiriwe. Uwo niwe usuhuza ahubwo. Niko, ni wowe wagashyano we kantwariye umukazana umugabo. Mama, kutampa karibu. Uwo muntu muri gutongana ninde? Subira inyuma ntuyinjire mu mbuga.
bwirira ishyano ryawe naryo rimve mu maso, reka njye mu nzu ngaruke nsanga imwamviriye aho. none se mama waretse tukabanza tukavugana? Ntacyo mvugana namwe mfite. none se sheri hano wahageze ute? ninde wakuzanya? sheri ibyo numvise ni ukuri? ufite undi mugore? wirira sheri, reka mama ze ndagusobanurira. Mutarava mu rugo rwanjye ndavuze ngo mumvire mu rugo simba shaka. ariko mana yanjye ubundi kuzira iki kuko dutahe sheri. mama rekera ukumena amazi ku mugore wanjye, ahubwo reka njye kuzana ndi nawe nyakumeneho. sheri ngwino dutahe. winkora hose ahubwo sinzi niba ngitahanye nawe wamugambanyiwe. ni mama muri nuko udashaka kubyumva. Kiki nubwo umubona kuri aba ameze nk'umurara ntabirye rwose, buriya yigira n'umutima mwiza pe. Oya Mugisha, niba hari abantu batajya banza mu maraso, Kiki nawe arimo rwose. Ni impamvu uzamubwire ko bitakunda, nta n'iby'inkundo nkeneye, ahubwo genda uvugisha umutoni njye ndatashye. Ariko muri uzi ko burya nta mutima ugira? Ubwo se kuko ugiye guca ku rugo utavugishije umutoni kandi muri inshuti? Ariko byo uzi ko ntamuheruka we, nibyo reka mpagere muvugishe wa mugani. Yii, ngwino tujyane umuvugishe rwose. Yiwe umuri uraninde uryamye hariya mu rugo ko mbona yaguye arambaraye? Yiwe uzi ko ari umutoni we, ubu se turabigenza dute koko? ubu se umutoni yabaye iki koko? Dore umuringa nawe ngarabira di, aho gushaka ko yagera kwa muganga urimo kurira koko? Ubu se mbigize reka nshaka abantu tumugeza ku kigo nderabuzima. Umutoni we, ahubwo se buriya ni muzima? ese sheri wanziye kutongera kumvugisha? reba kuva twava kwa mama nturongera kuvuga, ntubona ko uri kumbabaza? Muki umva njyewe simbyumva, ni gute wamemukira kuri uru rwego tukiri mu burengerazuba ujya kumvana iwacu? ntiwambwiye ko ukiri umusore? ariko nakubiswe n'inkubu numvaga bambwira ko natwaye umugabo w'abandi, ibyo narabyihoreye ndatuza. Mutima ukeye rwose sinakubeshye, ni impamo nta mugore ngira pe, ndacyari umusore. oya ndakunda umugabo ariko wawe gusa, nta mugore utari wowe nigeze. umva mbese ukuntu ubeshya, ibyo abandi bambwiye byo reka mbireke. mama wawe nyita agashyano katwaye umukazana w'umugabo sinjye yabwiraga? ariya amazi yayameneyeho iki? si we yanzizaga? none ngaho mbwira rero, uwitwa umutoni n'indi muhuriye kuki? ariko muki ubu wanzanye naho ugamije kungira umugore wa kabiri koko? ni impamo ntabwo nkubeshya sheri, ubu mutoni wumva ni umukobwa washatse kunyihomaho ngo tubane, biza gutuma mama yishyiramo ko azambera umugore ku gahato cyangwa ku neza. yahoraga abwira abantu w'inaha bose rero ko tuzabana, nabo babyishyiramo, nta muntu w'inaha utari ubizi. reka mbanze nitabiye telefone ndaje. ariko muti ubwo utekereza iki iyo wituramiye umugore wa mutoni arembeye kwa muganga? ngo ari kwa muganga? vuga buhoro ariko nawe wisakuza, uragira ngo umutima uke yabyumve? muki nishake mvuge cyane, ubundi mbona wowe umeze nk'utagira ubwenge. ni kuvuga cyane agabanyije volume. niko abarituramiye n'umugore wawe mushya ngo muri mu kwa buki, nyamara umutoni ugutwita inda y'imvutsi arimo gutesekera mu bitaro. erega nawe nturi kunsobanurira neza, none se yafashwe ate? nabikumenyeshaga, nta mwanya wo kugusobanurira byinshi ufite. ari ku kigo nderabuzima, nushaka kumenya uko yafashwe uhagera urabimenya. ye Mugisha urakuze cyane, noneho ngiye gushaka icyo nkora. ariko muki uzi ko wabaye nk'igisimba neza neza? ubwo urumva? aha ubu ngize amahirwe umutoni ari kwa muganga. ubu ngiye kubwira mutima ukeye tujyane iwanjye, numvise barahamurangiye arahita anyizera.
ndetse nimugoroba turimuka tujye kuwe ku buryo aranyizera kurushaho. Mutima ukeye n'umwana ukeye ntabwo namwitesha gutyo gusa. Ubwo nabashije kumuvana iwabo, ubu ni ukumwizirikaho mpaka. Naho Mutoni we, ubundi usibye ko namutenda rwose simukunda, ariko umutima ukeye yamvumbuye yara ikizaba nzamumuti. Umuri mwaramutse se? Aha, ni ukuramuka bya kinyarwanda, naho ubundi ntabwo. Umutoni ntarava muri koma. Ariko uyu ni umwaka umuyindi koko. Ubu ni njye bikwiye kubaho koko. Umwana wa Mutabazi ari kwa muganga kubera ko inzara yamunegekaje akagera aho yitura hasi. Aha, nuko byagenze. Ariko ngiye numva Umutoni atari yabuze ibyo arya, ahubwo ndakeka ko ari imihangayiko yatewe na Mukiza yatumye aheranwa n'agahinda. Ntiyibuke ko agomba kurya nk'umugore utwite. Ubwo se yaba adatwite ko kuba umwana wanjye yarakwiye kwicisha inzara? Umva, ibyo birenze ubwenge bwanjye rwose. Ahubwo Umuri, naye nibagiwe kukubaza kuko nari nkiri mu kajagari. Niko, ubwo Umutoni yageraga kwa muganga, ninde wishyuye amafaranga abahetsi bamuzanye ko nasanze n'ibitaro byishyuye? Amafaranga se ugira ngo si Mugisha wayishyuye? Mugisha yaranejeje rwose, ni umuntu mwiza cyane. Ukuntu yitanze umunsi w'ejo, iyo atahawe twari kumva inkuru itandukanye n'iyi y'uko Umutoni ari muri koma. Yo, burya ni Mugisha yabikoze mbega. Ubu se ko kuriya mwana kari imfubyi akaba yibana, ikindi kandi akaba abeshejweho no guca inshuro, ubu koko hari ikintu namba yasigaranye? Amuze ku mutima rwose. Aha, ahubwo abantu bose batangaye. Hari n'abaturage b'inaha benshi bagize ngo inda niwe wayimuteye. Ariko ubu wamugani, nka Mukiza yabona Umutoni ari kwa muganga gutya akaba ataranahinguka, nko baba yibaza iki koko? Mukiza we wagira ngo uriya mugore yazanye yaramuroze si gusa. Ubu koko yibagiye ko Umutoni amutwitiye. Umuri, ngaho none reka ngende. Kandi nawe ndagushimira bwitange wagize mwana wanjye. Ubu rwose sinzi icyo nzakwitura. Gusa inshuti nyayo burya ibonekera mu byago. Nta kibazo muze. Ubwo nihagira igihinduka ndakumenyesha. None Sadi, kumpamagaye ngo nzi iwanyu igitaraganya habaye iki? Shabyihorere. Umva, ubu nta mahoro mfite kuva wambwira ko wagiye iwabo w'umuringa mukaganira kuri Ben. Nagiraga ngo unyere amakuru. Umuringa se ugira ngo hari ibirenze twaganiriye? Twavuze bike bishoboka rwose. None se niwambwiye ngo mwavuganye ko urasubirayo mukabiganiraho birambuye? Nyine nuko byagenze. Nasubiyeyo ngiye kuzana imbuto y'ibishyimbo, ariko nasanzeyo mama we gusa. Umuringa bari kwa muganga rwaje Umutoni. Umutoni se yabaye iki? Sha, amakuru arimo kuvugwa ni menshi pe. Hari abari kuvuga ngo ni imihangayiko yatewe na Mukiza wamutaye akizanira undi mugore. Abandi ngo ni nyirabukwe wamuroze kugira ngo afashe umuhungu kwizanira undi mugore. Mbese ntawamenya ukuri kuko buri wese arimo kuvuga ibye. Asye, njye nanga amatiku y'inaha. Nako ibyo si byo bimbabaje. Ahubwo we, fasha dupanga ikintu tuzakorera Umuringa ku buryo azareka Ben wanjye. Ariko dira nawe, uzi ko wisuzugura koko? Ubona Umuringa yagutwara Ben? Erega wowe na Ben wagira ngo mwararemanywe. Mwese muri abana bo mu bakire. Umuringa se buraguteye ubwoba bwiye? Ngo ubukire? Ninde se wakubeshye ko urukundo rwaje rureba ku butunzi? Ikindi kandi Umuringa ni mwiza bigaragarira buri wese. Aramutse agiye akamuterekera y'amaso ye kabiri, Ben yakongera kunyikoza. Ahubwo we hari ikintu napanze. Mayo makuru rero numva ukuntu uzabigenza. Ariko ubu ninjye muntu ku isi wavukiye kuruha koko. Ubu ko cyari njye bibayeho. Mana, ubu ninjye ukwiye guhora mu bigerageza iteka ryose. Amambere mbura ababyeyi, mbura abavandimwe, mbura aho kuba. None n'umushinga wanjye nari naratangiye ngo niyubake nk'abandi upfanye ubusa koko. Mwiriwe. Mugisha, ko mbona wifashe amapfubyi wabaye iki? Uzi ko umpamagaye umbwira ngo nimbanguke nkagira ngo urapfuye we? Ben, ubundi ntaho bitaniye no gupfa. Dore ubu napfuye mpagaze. Mugisha, ubanza bikaze pe. Ukuntu wajya kugira murare none nkaba mbona bakonje utyo. Yewe ubanza bitoroshye. Sha Ben ibihindura ibidago. Ngaho reba muri ako kazo kari aho hirya ku ruhande ureba ibyabaye.
yego mugi izi nkoko zose zishwe n'iki? bene dore ibyabaye gupfusha inkoko 40 zose. Urebe ukuntu nakoraga akazi kose narobanura ngo nzongere nanjye ntere imbere, none ndore bimbayeho. Reba navaga kwa Mutabazi kwahira za nkaze nkajya gutonda ifumbire kwa Barera cyangwa nkazi iwanyu gukora amasuku muri ziranzo z'abapangayi banyu, none ndore ibibaye sha. Mugisha ihangane pe, bibaho mu buzima. Iyi si yuzuye ibicanege ariko komera umutima umunsi umwe bizakunda. Ni ndabyumva ko bibaho, ariko se kuki ari njye bibaho njyenyine? Naho ibyo urimo kuvuga ngo bizakunda nuko ugira ngo ndeme agatima nyine. Ndumva nakonje umubiri wose, nta mbaraga zo kujya mu kazi mfite rwose. Ubu ndibaza n'icyo nari maze igihe nduhira nka kibura. None se nta dufaranga namba wasigaranye? Bene ejo nagiye kwa Mukizi we mu rugo nsanga umutoni yituye hasi, ariko wumve ko n'utwo nari nsigaranye natwishiyemo babarara bo ku muhanda ngo bamujyane kwa muganga. Yasigaye nayo nayishyuye ibitaro ngo turebe ko baba bamushyize muri bombone akabasha guhumeka. Ubu nta kintu namasigaranye. Icyakora umutima mwiza ugira niwe uzakugeza aho ushaka kugera pe. None se kuki utabwiye Mutabazi ngo yagusubize we? Mutabazi se ko nta yari yangujije, nari kuba mwishyuza iki koko? Ko n'inyamahane ye kubi. Namuretse naba ari umuntu ufite umutima nzabona aza kundeba. Mutima ki? Ubu nizeye ko ugiye kunyizera rwose. Abantu birirwa bakubwira ko ngewe mfite umugore, uraje ubone ko baba bakubeshya pe. ariko buretse tuhagere rwose ubundi mwifatire umutego w'ikinyamushibuka nyirawo akiraho. singaha turahageze, ngaho nyereka uwo mugore wanjye bavuga. Kingura ndebe ko iyi nzu nta muntu wabagamo. Reka ndebeho nabikaga urufunguzo ariko. Singaha ndakwifatiye, iyi si imyenda y'umugore. Mutima ukihe rwose ujye ubanza usobanuze mbere yo guca urubanza. Urabizi ko nari naragiye mu kazi wanyu mu burengerazuba. Yego, none ibyo bihuriye he n'iyi myenda? Nyine nari narabwiye mama ngo azashaka umuntu uzaza kuhaba kugira ngo yite ku rutoki rwanjye ruri hepfo. Iyi myenda rero ubona hano ni iye, gusa aravamo uyu munsi ku buryo bibaye ngombwa na nimugoroba twayimukiramo. Sheri, mbabarire ko numvise amabwire nkagucira urubanza kandi urengana. Wa mugana abantu bakuvugaho ibyo bashaka kuko baba batazi amakuru. Unyeretse ukuri rwose ndabibonye ko urengana. Ngaho basi reka twiyunge. Yego Sheri, ntabwo nakurenganya. Nanjye rinjye babwiye ibintu nka biriya byatuma mbitekerezaho nabi. Ngaho mubera twiyunge Sheri, kandi urabizi ko nagukunze n'umutima wanjye wose. Yego hani, ndabizi ko nkunda rwose utamemukira. ese noneho ko numva inka zabira mu gice ntabwo yazigaburiye. Yego rubirima wampaye inka mu ntera y'imihigo, inka zagize iki gihe zitararya se? Reka ndebe ko mu gice ari kwahira hepfo. Mbe Mugisha yego rubirima, uzi ko ntawe uhari? Nta kundi reka nze nambare bote nzahirire, cyangwa reka nze ndebe wa muhungu wabuje niyo kiki aze mu ikiraka. Ariko se nayo ko yigize ikirara arazahirira na byayisatsi nabonye yakaraza akabihindura ukuntu. Halo? Yego ndakumva. Ni Muzee Mutabazi? Yego niwe. Wowe urinde ko nakumenye? Nitwa Ikuzo Ange Berize, mpagarariye umushinga witwa Shikama. Ni umushinga ufasha urubyiruko mu kwiteza imbere cyane cyane biturutse ku nkunga dutanga, kuko umushinga wacu utegamiye kuri leta. Ni muri urwo rwego rero twifuzaga kuza gukorera mu mudugudu wanyu. Nari nahamagaye umuyobozi w'umurenge, niwe wampaye nimero zawe.
nuko ndumva ari byiza rwose. Nimuze muce ubushomeri mu rubyiruko turebe ko batera imbere nabo bakazagira aho bigeze. Yego, ni muri urwo rwego rero nifuzaga ko mwamenyesha urubyiruko rwo mu mudugudu wanyu, hanyuma tukazahurira mu nama ku murenge ku wa 4 tukabaganiriza ibijyanye nawo, cyane ko uzabyara akazi ku rubyiruko rw'aho ngaho. Yego rwose murakoze cyane. Aya makuru ni meza, ndakoresha uko nshoboye hose ararabagezeho. Yego namwe murakoze. Ariko se none ibi ndabigirane. Yewe. Ibi bintu kuki bihuriranye koko? Umukobwa wanjye ari mu bitaro, nkazanye inzara igiye kuzica, none n'aya makuru niyemeje ko agomba ko yageze ku rubyiruko rwose. Mba ndoga rubirima none mbuze icyo mfata n'icyo ndeka. Ayiwe umuto, mbabarira winyica, mbabarira we. Ariko si noneho yatewe n'ibiki muri iri joro? Ari kurota cyangwa turarongeye arasinzira? Umutoni mbabarira rwose wingenza utya. Ndekura nkubwire. Asiki ibi ndabirambiwe, kanga ukumbwira ibyo urimo. Mutima ki? Uranyicuje, mbega inzozi mbi we. Muki nsobanurira. Gusobanurira iki sheri? Ese kuki utaryamye? Mutima ki? Kuki wicayeho kuryama? Umva, mbwira ibyo umutoni wari uri kwivugishwa. Ariko mana we, ubu se noneho urambeshya ngo iki ko mbyiyumviye? Muri mwaramutse amahoro? Yego ni amahoro. Nje nihuta rwose numvise ngo umutoni yakangutse. None se yakangutse ryari? Yakangutse nka 9:00 z'ijoro. Ahubwo mba naguhamagaye nuko nanze kugukangura. Banoga rubirima mpaye. Wagize impungenge z'ubusa rwose. Ku buzima bw'umwana wanjye urumva ari iki ntakora koko? Umuto, umeze ute mwana wanjye? Papa ndaho. Ukumbona niko ndi. None se koko umutoni mwana wanjye, kuki wicishije inzara ukajya ucika intege umubiri wose? Icyambabaje noneho nukuntu biriya byose byabaye imvuye wawe ntamenye uko ushonje. Muri mpagurutsa ku gitanda. Ubusura ubasha guhagarara koko? Nyegura yewe si kurengiye. Nukuri ndishimye kuba ubasha guhagarara mwana wanjye. None se ko mbona ushaka gupfuka mu muto? Papa ndagira ngo ngusabe imbabazi kubw'agahinda nakomeje kugutera nk'umubyeyi wanjye. Narakubabaza gukihangana, ariko nukuri wa mu mahirwe iminsi gasubira inyuma. Sinakwifuza kugushyira mu bizazane nk'ibi byose. Yo, umutoni mwana wanjye rwose ahaguruka wikira umusaba imbabazi upfukamye. Waba wambabaje cyangwa utambabaje, ndagukunda nk'umwana wanjye umwe rukumbi. Umuri muhagurutse atagira umuntu usanga apfukamye rwose. Uretse umuri ndihagurutse. Papa ndabizi urababaye. Nuko wabaye nka wa mugani ngo ibyaye ikibazo igomba kukirigata. Gusa nyuma yo kuva muri koma nkisanga kwa muganga, ndabona ko naguteje ibizazane. Gusabye imbabazi bimvuye ku mutima. Mwana we, haguruka pe. Niba ari imbabazi nakubabariye kera. Kandi burya nta mubyeyi wakanga kubabarira umwana we. Ngaho haguruka. None se muze, ya gahunda y'inama y'urubyiruko nari numvishe umbwiraho, ubwo ndayitabira nte? Umuri, humura ntabwo nakubuza amahirwe yo kujya muri iyo nama. Kuko ni umugisha ku rubyiruko rw'inaha. Ubu ngiye kureba mugishi we, ntabwo yaruka kuza mu kazi sinzi ibibazo yagize. Nimba yo ndaza nsigare hano nawe witabira inama rwose. Papa, mugisha umushimirire cyane. Numvise umuringa ambwira ko yitanze cyane kugira ngo ngere hano. Ubwo rero muri, reka nihute ntaza kugukereza. Sheri. Karame sheri. Ubu mbyizere koko? None se wowe urumva atari byo? Tekereza kuva nkiri umwana, uriya mukobwa nako umugore ngo ni umutoni. Twari duturanye. Kuva hano kugera iwabo nta n'iminota 30 irimo. Twiganye primaire na secondaire imyaka 3. Ubwo nyine nahise mvamo ntangira gushaka ubuzima. Sinumva se mwarakundanye kuva kera? Oya yewe, erega ntitwakundanaga.
njye nari umuhanga bose babizi kubera ko twari duturanye agakunda kuza iwacu nkamusobanurira. Turangije mu wa gatatu we yakomeje kwiga njye njya mu myuga, ni naho nigiye ibyo gukora muri ruriya ruganda. none se ntabwo mwakundanye koko? Sha namubwiye ko ngiye kwiga imyuga araturika ararira, nibwo namenye ko ankunda. Yifuzaga ko njya kwigana nawe tukiga muri aya mashuri asanzwe. none se nyuma yaho byagenze bite? ubwo se yakoze iki? we yarakomeje ariga? Umbaje ibibazo byinshi ariko reka byose mbisubize. Nyuma yo kurira nanjye nagize impuhwe kuko yariraga avuga ngo ndagukunda sinakwemera ko nsiga. Ubwo nahise mbimubaza neza ambwira ko ankunda cyane kandi ko byahereye kuva kera. Ibindi byo narabikubwiye. Ubwo yakomeje kwiga nanjye njya mu myuga nk'uko nabikubwiye. hanyuma se kuki ukimurota ugashiguka? Nawe byakubaho. Tekereza umuntu agukunda ubuzima bwe bwose warangiza ukamwanga ukishakira undi mugore. Sha hari igihe ntekereza ngo mvamugiriye impuhwe. Uzi ko hari igihe yarwanaga n'abandi bakobwa navugishaga ngo nibo batuma ntamukunda. Hari ubwo yakubise umukobwa musanze iwacu iwabo babaca amande. Hari igihe nsinzira rero nkarota nawe yakugiriye nabi. Sheri ko numva uwo mugore atari yoroshye. Na n'ubu niko akimeze. Njye nahisemo icyo umutima wanjye wantegetse nirinda ibyo abantu bavuga. Nubwo abatubonaga bose bifuzaga ko ariwe twazabana ariko njye sinigeze mukunda. Kuva navuka nakunze ari uko mubonye, sinari ko kwitesha ngo ni umutoni. Yo Sheri undemye agatima. Erega umusore mwiza nkawe nta mukobwa utamukunda. Uri mwiza, uvuga neza, ahubwo koko umutoni wahoranaga nawe utamukunda yari yaragowe. Noneho ndamugarukiye nanjye ari njye ugakunda undi nta mahoro namuha. Sheri humura wowe sinakureka, gusa niwishinga bene aho uzasara. Ujye ubima amatwi kandi ibyo ndota niwe ukaguhangayikisha. Ubu se wowe wihitiramo ibyo urota? Mbabarira mukunzi wanjye nakujijije ubusa nkubaza impamvu warose umutoni. Nabyumvise nuko nkunda ubu mfitiye impuhwe. Erega umutoni ndamuzi ni umunyirogomo, nzamukwereka ahubwo ujye umugendera kure atazagukoraho uri karema. Sheri ngaho reka ngutekere ka cyayi uryamye ndaje. Yego Sheri, gusa mu kanya witegure turajya gukora amasuku hariya kuri iriya nzu yanjye, byaba ngombwa na nimugoroba tukaza kuhimukira. Gukomeza kuba mu ikode mfite inzu byaba ari ubwenge buke. Nta kibazo Sheri, turajya rwose njyewe nditeguye. Ariko se uwo munsi umwe sinzivamo, ubu uyu mugore nzabona ibyo nzahora mubeshya koko. Umutoni kandi nawe ari mu bitaro, asye nashake se n'umukira azamuvuza. Mwaramutse mukomeze mwinjire mu nzu. Yamaye nka data mbe mugi burya wararembye sinabimenya. Aha bose nuko nabaye imyaku yampuriye hari akayabo. Napfushije inkoko 40 biza kurangira mfashwe n'uburwayi. Ubwo se za nkubu zabonye umuntu uzahirira? Oya se kandi mugi aho kwita ku buzima bwawe uramaza amakuru y'inka koko. Ahubwo se ubu hari udufaranga na duke ufite muri iyi nzu? Rwose ubu nta mafaranga na make mfite aha. N'ayo matuba nateretse aho nayaguriwe na wa muhungu wa Rugarama Ben. Yo ihangane muhungu wanjye, none se ko wajyanye umwana wanjye Umutoni kwa muganga wagera ukamwishyurira ibitaro, kuki utaje ngo nyagusubize koko kandi wari wambereyeho ntari? None se ko nari nayatanze utayangujije, ubwo nari kuza kukwishyuza nkubwira ngo iki koko? Mugisha rwose Mutabazi ndi umuntu sindi inyamaswa, sinari kukumenya amafaranga yawe rero mu gihe wayishyuriye umwana umwe rukumbi ngira Umutoni. Aha nagize ubwoba ko naza kwishyuza nkabiburiramo akazi, ndavuga nti reka ntuze nzakorera ndi. Harya sha wakoresheje ngaho uriya munsi? Kugira ngo se nishyuye abakarasi bamuhetse 7 bayaguramo ikijerekani cy'urwagwa, kwa muganga naho nishyuye 27 ahari. Urumva ko yose hamwe ari 35. Mugisha ayo mafaranga yose wayakuye? Ko nzi ko nguhemba utayizigamamo ngo unitunge habone icyayo yose. Bose buri yumveye ko hari inka zawe njya gukora ibindi biraka.
nko kwa Rugarama ashinzwe amasoko muri za nzu zabo zikodeshwa, ndetse hari n'ahandi njya gukora akazi karimo kwikorera ibishingwe n'ibindi. Nuko rwose nkunze ukuntu uri umukozi kandi ukabihuza n'umutima mwiza. Ngakira utu dufaranga nkuve mu mwenda. Nakurengerejeho nayo kuguramo akaboga ugahuta isosi, dore ndabona urwaye. 10, 25, 30, 35, 40, 50. Yego komanda boss, unkuye kabiri rero natanze ku Mutoni koko. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha pe. Nawe uguhe umugisha. Gusa ntabwo birangiriye aha, nzakwitura umunsi umwe kandi ujye ukomeza ugire neza sha, uzayisanga imbere. Ariko rero uze kubaza bagenzi bawe b'urubyiruko uyu munsi bafite inama. Hari umushinga ugiye kuza nawe ugamije guteza imbere urubyiruko, ntuzacikanwe n'ayo mahirwe. Yego urakoze boss, ni ukuri bunkoreye binyongereye akabaraga pe, ahubwo ejo nzaba nakize. Umuri umeze utese? Meze neza Kiki. Ewan, ubundi wowe kwisa umuringa yibeshyemo akantu. Pasi yakwita nka zahabu, kuko ubwiza ufite burengeje agaciro umuringa rwose. Umva mbese nanga ibigambo ugira, nk'ibyo byose uvuze ni ibyiki? Ariko so muri kuki iyo nkweretse ko naguye mugerageza kunca amagezi kwera? Pasi nzakora iki ngo wemere ko nkwemera? Uzemera Imana naho ngewe undeke. Uranyemera se hari ibyo nagusabye? Umva umuringa nawe ra. Ariko tuvuge ko ubudashona. Nashakaga kukubwira ko ngukunda, ahubwo se wowe urabyumva ute? Kiki n'umuringa amakuru yanyuze mwamwariburishije ariko wa mugani Mori, uzi ko duherukana kera koko? Mori sase kaba yibereye mu rugo yipoweye. Umva Kikisha ngo nipoweye, ngese ko nameze nkawe byacimo ngo ndamuke nitemberera, ubwo uragira ngo nkishinge. Mwihorere Kiki ibyo yigira byose azakora. Umurengwa afite nuko akiri iwabo, nagera mu rugo azakora. Aha, nge mbona Kiki hari ukuntu ari umukire nyamara. Ahubwo se we mwe ko mwageze imbere yanjye iby'inama biteye bite? Nyine ngo nugutegereza to. Guhara mu mabuje ufite ipinda rya danje ashaka kutumenamo nk'urubyiruko, ubundi natwe akatwaza tukumva uburyohe bw'inota. Muranzitse wan? Ariko se Kiki konze ko uri byo nta ahantu ujya, mu by'ukuri icyo kinyarwanda kimeze gityo gikura he? Uzi ko wagira ngo ufite inkoranyamagambo yawe mu rugo we, icyakora ndumiwe pe. Ahubwo dore iriya modoka buriya ntaje, dare kuko nk'ubu kuki atarahagera. None se umuto, n'izo mbuto nkuzaniye ntiwaryaho namba koko? Oya mukecuru zihorere, ndaza kuzirya ntiyashira umwanya. Yo, ariko se mwana we, byagenze bite ngo ugere hano koko? Ko natunguwe no kumva uri mu bitaro kandi mu kanya gashize wari uri iwanjye. Aha mukecuru, nanjye sinzi uko byangendekeye, gusa ndibuka ko ubwo navaga mu rugo ngusezeye nageze ahandi ku irembo ry'iwanjye ngatangira kuzungera, nkongera agatambwe ngo ndebe ko nagera mu nzu, ariko kuva ubwo sinzi ibyakurikiyeho. Nongeye kugarura ubwenge nisanga. Mwana wanjye ihangane, ese Mukiza na Magingo aya ntaragusura? Oya, kuva bankura mu rugo ngo ntaragera hano, kandi naho mvire muri koma sindamubona. Ariko koko ubu nzamenya mpanuriza he noneho ko mbona uwaruze Mukiza atigeze akaraba. Ihangane umuto, gusa aho bigeze nanjye Mukiza namukuyeho amaboko pe. Oya nanone ntiwamukuraho amaboko ari wowe wibyari, kuko nanjye nubwo nkora ibi byose ndacyamukunda. Yemeye kubaka naza tukabana. Aho bigeze mba mbona Mukiza ararenze ihaniro pe. Ishyano yazanye ubanza ryaramuroza ahari. Ese umuto, ko nta muntu ukurwaje nabonye hano uri wenyine? Oya, ngwajwe na wa mukobwa kwa Veneranda witwa Umuringa. Gusa ubu yagiye mu nama y'urubyiruko ku murenge. Nari ndwajwe na papa nuko hari ibyo agiye kureba muri kantine. Noneho Mutabaza nsanze hano sinamukira. Gusa uwo mwana wa Veneranda Imana imuha umugisha pe. Narumvise ngo mwari inshuti ukiri umukobwa, none na Magingo aya muracyabanye neza. Yego, undi umukobwa ashatse abari inshuti z'ubucuti bwabo burangirira,
ariko ku muringa ho biratandukanye. Nta cyadutandukanyije pe. yewe muto reka ngende ngo nzakomeza gukurikirana amakuru yawe kandi uzajye wihangana mwana wanjye ngaho usigara amahoro. Ego nawe wakoze kunsura mukecuru. mutuze twumvikane nk'uko umpaye ijambo bivuze. Nitwa Berize. Uyu mushinga wa Shikama n'igihe uhagarariye ni umushinga utegamiye kuri leta kuko wakomotse ku murage w'amafaranga data yasize avuze ko ayo mafaranga azakoreshwa mu gufasha urubyiruko rwo mu cyaro kwiteza imbere. Impamvu twahisemo kuzana muri uyu mudugudu wanyu ni imiterere y'aka gace. Nimwe mwagize amahirwe mu murenge wose wo kugira umudugudu wujuje ibisabwa kuko umushinga wacu niwo honyine washobora kuba. Uyu mushinga ni uwacu twe turi hano twese, niyo mpamvu ntashaka kwiharira ijambo. Mureke twungurane ibitekerezo. Hari ushaka kugira icyo abaza cyangwa akaba afite igitekerezo yatanga, umwanya n'uwe. Yego wowe w'inyuma, wowe w'umurasta. Murakoze, nitwa Kiki. Mbere na mbere ndabashimira kuba mwaratekereje kudushyira ku myako nk'abajima bo muri izi karitsiye z'iwacu. Icyo nashakaga kubaza ni iki: uyu mushinga uzakora iki muri uko kuduteza imbere, cyangwa se twe tuzaba dusabwa iki? Kiki arakoze cyane. Nk'uko nabibabwiye, uyu mudugudu wanyu ufite imiterere myiza. Ikintu cya mbere tuzakora ni ukubaka inyubako izajya iberamo ibikorwa byose. Ibyo bikorwa birimo guteza imbere impano mufite, gutera inkunga abafite imishinga n'ibindi tuzagenda tubasobanurira. Mw'icyo musabwa ni ukwitabira kandi ufite impano cyangwa umushinga yateguye akawutugezaho. Muri mwe hazavamo azahagararira ibyo bikorwa byose kugira ngo bigende neza. Murakoze. Njye nitwa Maurice. Numvise ibintu rwose ari ingirakamaro. Ahubwo se umushinga uzatangira ryari ngo dutangire dutere ibiraka kuri iyo nyubako izabanza kubakwa? Nanjye nize ubwubatsi. Maurice nawe arakoze. Gusa mbere ya byose twashakaga kubaganiriza kugira ngo mubanze muwugireho amakuru, kandi nishimiye gusanga mwiteguye gufatanya natwe. Amafaranga yo kubaka arahari, tuzatangira vuba cyane kuko n'ikibanza cyazajya inyubako ubu twamaze kukirambagiza. Ubu mushinga watangiye uyu munsi kuko buri wese agiye kugenda awutekerezaho. Umunsi wo gutangira kubaka nugera muzabimenyeshwa. Ese abakobwa bo ko batavuga? Yego wowe tubwire. Murakoze. Njye nitwa Umuringa. Nanjye nshaka kubaza ikibazo. Ko mwatubwiye ko umushinga ugamije gutera inkunga urubyiruko rukazamuka kandi umushinga ukaba utegamiye kuri leta, ubwo mwebwe nka ba nyiri umushinga muzungukira he? ariko si umuntu ndi kumva uri gutema ibintu kwa Mukizara. Reka mpegere numve. Yewe muntu, ntawe numva ahora? Yego ndahari ni njyewe. Ibi biti by'uruzitiro byari bimaze kuba birebire. Muki, mbese uri hano? Biranshimishije rwose kukubona hano. Kubera iki se mama? Wumvaga aha hantu haba honyine nkaguma mu ikode kandi aka kazu gahari? Oya si ibyo mwana wa. Ahubwo ndagushimira kuba wisubiyeho ukagarukira Umutoni. Nta cyiza nko kuba azava mu bitaro akaza gusanga hano. Mama, sinzi icyo nakubwira rwose. N'ubundi rega ndabizi mwana wanjye ntuwari usanzwe ufite imico nk'iriya. Urabizi ko ari akagore wari wazanye sinakishimiye. Imana ishimwe kuba wakirukanye ukaba uri gutegura aho uzabana n'Umutoni. Oya mama, ibyo cyetse si byo. Nkeka ibiki muki? Wakirukanye kanga kugenda se? Oya yewe, umutima ukeye naho yagiye niwe ngiye kuzana tukabana hano. Gukomeza gukodesha mfite inzu sinabishobora. Muki, nizere ko ibyo numvise atari byo. Ngo ugiye kubana nande? Mbabarira mama, simbisubiramo ibyo wumvise nibyo. Ngo mutima ukeye cyangwa mutima muki? Umva, nakubwiye ko iryo shyano ntarishaka hano, ibyo bimenye. Ubundi si iryo shyano riri hehe ngo mbanze ndi kuruguture. Reka ndebe ko riri muri iyi nzu. Arya muri ngo nawe ntuzi aho bazungukira. Nyine nabimubajije ariko ibyo yansubije sinabisobanukiwe neza.
ariko uko nabibonye bashobora kuba ari nk'uruganda bagiye kuhashyira tukazahabwamo akazi. Akaba yaraje yiyegereza urubyiruko kuko azi ko baba bafite imbaraga. Oya nawe ubwo se yaza babeshya atyo kandi yarabanje kunyura mu buyobozi? Ahubwo we tuzi buri uko muzajya mubimaramo igihe muzajya musobanukirwa. Ariko sha Umutoni, mbega ukuntu uwo mukobwa witwa Beriza ari mwiza. Umva, ntabwo wabyumva nkubwiye ko uwo mukobwa uhagarariye angana natwe. Uzi ko yitwara mu modoka we, noneho ukuntu yambara. Umva umuringa rwose. Ubwo se urumva umwana wavukiye mu muryango ukize nk'uwo kuba atwara imodoka bitangaje? Erega abanyamujyi batandukanye natwe. Uyu muto, abanyamujyi bose ntabwo bameze nk'uriya. Ariko ubwo uzi ukuntu avuga, ni uko utari uhari nyine. Nawe iyo umubona uba wakanzwe. Shase ko njye ntagishoboye nyine. Ayiwe umuringa we ndimo kubabara. Ayiwe. Uze bigenze bite aka kanya ko wari muzima? Ayiwe umuringa we. None se urimo kubabara he umuto? Muri wagabanyije ibibazo ukajya kureba muganga ukamubwira akabanguka. Yewe reka nihute njye kumureba. Ihangane umuto, ndaje. yewe ga Mukiza, umva amakuru yawe narayumvise ngira ngo siyo pe. Nari nzi ko bakubeshyera. Muri urabizi ko ntacyo naguhishe. Nageze mu burengerazuba aho nakoraga mahurira n'uriya mutima ukeye, ariko yanyibagije ibyo nari narasize inyuma byose. Muki, umutima ukomeye gutyo sinzi hano wawukuye pe. Ubwo si uwo munsi wa mbere murara kwa Rugarama ntabwo wari ufite? Muri nanjye ubu nariyobewe pe, gusa ntiwakumva ukuntu bigeze uyu munsi umutima ukeye ataramenya ko mfite umugore. Byambijije icyuya ku buryo uyu munsi niyo wabimubwira atabyemera. Yewe kubeshya wagira ngo nibyo wigiye pe. Gusa uriya mwana ko mbamo nameze nk'uwo mu basirimu, buri uzamutungisha iki Muki? Reka da, iwabo ntabirenze, nuko ari ubwiza yivukaniye. Ahubwo Muri, impamvu nazindutse nza kukureba, ubu nshaka ko nguriza amafaranga pe. Ayo nakuye mu burengerazuba amaze kunshirana kubera igihe maze nakora. Mutima ukeye kandi nawe buri yazi ko nyafite akayabo. Ndagira ngo mfashe rwose atazanyuzamo ijisho. Amafaranga se Mukiza, ukeneye angahe? Yewe keretse ungurije nk'ibihumbi 50 pe. Muki, ayo mafaranga ko numva ari menshi mugenje ne koko. Gusa inama nakugira niyo kubwiza mutima ukeye ukuri, kuko gukomeza kumuhisha uri we njye mbona bitazakugwa amahoro. Oya Muri, mureka abanza twite. We ninda nzamutera nimara kuba nkuru, azabona ari nakunda hamwe tubane. Ikindi kandi mutima ukeye yankunze n'umutima we wose, nubwo yabimenya namutakambira akambabarira. Muki, rwose uri inshuti yanjye kuva kera. Urabizi ni nanjye wakugira inama yo kuvana umutoni wabo, kuko mwakundanaga kandi ukaba wari umaze kumutera inda. Ariko urwego ibibazo bigejejeho uyu munsi singushyigikiye pe. Muri, aho bigeze uyu munsi ntacyo nabihinduraho. Ngomba guhangana nabyo nyine. Ahubwo mbwira ku by'ayo mafaranga nakuguzaga. Amafaranga rero ndashaka kugura amabati yo kuzuza yanzu muri iyi minsi ngo ndebe ko nakuru ya mwana w'umukobwa iwabo. Ubwo ninsagura nzakubwira. Yambaye ntumbwire ko se wa mwari wakurya hari ugiye kumushyira mu rugo. Umva tujye kubinywera rwose. Harya ubwo wafashe umwanzuro wo gukodesha inaha kugira ngo abe ariho ububaye? Yego mzee, kugira ngo nkurikirane uyu mushinga neza biransaba kuba mpibereye. Naho se ubundi numvaga uri mukuru, sinumvaga ko waba ungana utyo. Wakize ukiri muto rwose. Oya nabyubukire mzee, nuko nagize amahirwe nkabasha kubona akazi kandi urabizi ko aya mafaranga y'umushinga atarayanjye. Byari kuba igitangaza yaba atarawe papa yasize. Nibyo kandi koko. Ubu rero mfite umwana uri mu bitaro kandi umeze nabi. Ndagira ngo mbwire ibyo washaka ko ngufasha ubundi njye kumureba. Yo, umbabarire pe. Ntabwo nari nzi ko ufite umwana urwaye. Oya se nkurenganya, nta kibazo mbwira. Rero urabona ko uyu mushinga wacu ugiye gutangira uhereye ku gushinga inyubako muri aka gace.
nakoranye inama n'urubyiruko ariko nabonye bafite imico inyuranye. Nifuzaga ko bari baba bafite imico myiza akaba aribo nzifashisha bagahagararira ibikorwa tuzakora kuko bisaba abantu b'inyangamugayo. Biroroshye rwose, ahubwo se ukeneye bangahe? Waba undebeye babiri, umuhungu n'umukobwa, kuko nshaka umuhungu uzaba gapita w'abakozi n'umukobwa uzaba ushinzwe sitoke. Nta kibazo, ahubwo ubwo wambwira aho bagusanga ubone nkaza kubohereza. Ubohereza n'iwanjye nta kibazo, baraza kuhansanga. Ubwo reka ngende, uraza kubona bakugeraho. Ese sheri, ubwo wagabanyije iyo radiyo tukaganira? Ahubwo reka nyifunge sha. Gusa iyi siripurize unkoreye. Erega ndagukunda cyane be, ntacyo nakora ku bwawe. Ngese ntubizi ko nkukunda cyane Odi. Ariko sheri, ngusaba akantu. Odi, akantu ushaka kunsaba ni agaki ko ngize amatsiko. Umva kandi ngo urongera. Sheri, sinagusabye ko utazajya umpamagara mu izina koko. Basi ugire bakandi kazina keza unyita. Ubwo se ni itandukano ryari hagati yanjye n'abandi bakobwa? Ngaho mbabarira mukobwa mwiza. Ahubwo ukigera hano wari wambwiye ko hari ikintu ushaka kumbwira. Ni igiki? Ese sheri, gahunda ufiteho ni iyihe? Nongere mbigusubiriremo se? Hari umunsi ntabikubwira? Gahunda nuko tuzabana rwose di. Nako sheri. Sheri, urongeye nanone? Ariko reka mbyirengagize. Nyine icyo nashakaga kukubwira hanini, ndashaka ko dukora ubukwe pe. Kandi ntumbwire ngo ubushobozi bwarabuze. Ndabizi neza ko ntacyo ubuze. Nuko ari wowe ushaka kubitinza gusa. Ibyo ndabizi sheri, kandi mba mbizirikana pe. Yewe, uzikora nibagiwe ko ndagemurira umutoni kwa muganga. Sheri, ihangane ngiwe dore amasaha yagiye pe. Wenda ibindi nzagusanga iwanyu tubiganireho. Kandi narabikubwiye uramakanira. Ubu hari icyo utanyeretse. Habaye iki se kandi ko mbona uhagurutse urira? Ben, aho hero mbeshya ndakurambiwe. Wambwiye ko udakunda n'umuringa. None ngo ugiye gusura umutoni kwa muganga. Kandi umutoni arwajwe n'umuringa. Ubwo ari icyo utanyeretse. Oya nakoreka naye. Ariko umuringa azambona. Zamwica noneho. Ubu se nkurikiwe. Ese umuto ko wasinziriye cyane uyu munsi ni amahoro? Sha muri sinzi ko ndi kumva ameze. Kuva ejo ndumva ibintu bigenda bihindagurika. Ahubwo se we papa ntabwo yaje kundeba uyu munsi? Ko mbona bukeye ntaramubona. Papa wese ugira ngo ntiyahavuye? Ko ari uko yasanze usinziriye akanga kugukangura? Umuri, papa mba mbona amuhangayikisha cyane pe. Sinzi niba mba ntamugora ngo arebe umunsi w'ejo. Utamugora se n'uri umwana we? Ahubwo uvuze umunsi w'ejo uranyibutsa. Shaje wanteye ubwoba. Uzi ko umutima wari umvuyemo we? Nari ngize ngo ugiye kubyara. Umuringa we, none se ubwo kubyara urumva ari igitangaza? Ko ntwitunda amaherezo urumva ari ayahe? Si ukubyara? Ahubwo we, nari nibagiye kuguha amakuru. Ubu ngiye kubona akazi. Harya wa mukobwa nakubwiraga ugiye kuzana umushinga inaha witwa Shikama ntumwibuka? Yego waramumbwiye ndamwibuka. Uzi ko yatumye papa wawe kumushakira umusore n'inkumi bazamufasha kuyobora ibikorwa byawo, akaba ari njye na Mugisha yahisemo? Mva muringana, gusa uri kumva papa ahubwo yataguhitamo yari guhitamo nde? Kandi ataguhisemo nanjye ntitwakiranuka. Ibyo bireke. Gusa na Mugisha yari abikwiye pe. Ukuntu yakwitangiye ejo bundi. Uzi ko rwa rukundo yagukundaga kera rwakomeje we? Shabireke biriya byari ibyo mu bwana. Aha, wa mugani n'ibyo mu bwana da. Ariko Sodi,
ubu ubaye iki koko ko mperuka umbwira ko wari ugiye gusura beni bigenze bite ngo umere utya ahubwo si ubu kiki narimamagaye wariho akatazi umva daya we uzi ko beni n'umuringa bava indimwe ngo beni n'umuringa bava indimwe gute se awe kiki ngize amahirwe uraje fasha rwose turebe ukuntu Odile yagera kwa muganga ahubwo se Dari ko ntasho niba irimo kubera hano ngo muri kuzikina mute none se Odile yabaye iki wana uzi ko n'ururimi rwasohotse shaka ikikura ibyo binyarwanda by'amafuti hano fasha tugeze Odile kwa muganga none se nawe ko ndakariye wana banza ntema amakuru y'ukuntu bigenze kugira ngo Odile amere atya nyine uko byagenze Odile yagiye gusura beni gusa ngo yavuyeyo batunganye ageze hano rero umutwe wamuriye cyane afata ibinini byose yari afite hano atarebye uko bingana abinywera rimwe none dore ururimi rwasohotse kandi arimo no kuvugishwa beni se ko nari nzi ko ari umuntu w'iniga yigize kadage atemanye gusa ibi binini si sawa turebye nabi twanamubura ni ukumujyana kwa muganga fasita bakamuvura ntiwumva ahubwo reba umumotari aho ku muhanda hanyuma mujyane noneho wowe ujye kureba nyirasenge Valeria ubimumenyeshe buriya niwe munyamuryango wa hafi agira ewana reka nyaruke noneho mama uzi ko beni n'umuringa basa buriya ntiwasanga bakundana iyo bari kumwe n'ubona ko ari byiza beni n'umuringa ndabizi oya na papa nzabimubwira kandi na Dari banza atarabizi ni ukuri beni ntabwo nkunda pe ariko mukecuru wambabara ukarekeraho koko umva wagashyanowe narabihigiye sinzigera nguha agahenge n'umunsi n'umwe none se nyiramukiza niba twikundaniye waretse tukibanira koko ubundi kuki ushaka kumushyingira umutoni numva bavuga kandi atamukunda ariko ubundi kuvugira mu nzu wasohotse ukaza hanze nkakwereka uko intama zambarwa uranyumvira ukuntu uri agashwi ubwo unejejwe no kwitwa inshoreke ya mukiza yewe abagore bari abakera naho uri agahwitire oya ariko sohoka yewe duhangane ndabizi mukiza murimo kumubeshyira kugira ngo muduteranye ariko n'ubundi murarushywa n'ubusa turakundana kandi icyo Imana yafatanyije ntawe ugitandukanye niko muhanya mutima uke oya nako mutima muke niko uravuze ngo ndarushywa n'ubusa ubu nakwica ko kugi nkagusanga aho wifungiranye nkaguturumburamo n'ibyawe byose ariko muki ubu wabangutse koko unejejwe nuko mukecuru yakuraho urugi akanyica yego ubu yanteye iwanjye arimo guhonda urugi ngo arashaka kunkura mu nzu tabara sheri naho ubundi ndapfuye pe uwo ni mukiza murimo kuvugana nushaka umuhamagare ubundi we ntuzamva mu nzara ariko si umuntu ndi kumva uri gusuhuza iwangera reka ngereyo ndebe mutima uke reka ngende ariko sinshizwe ariko se koko ubu nzabana na maboko unyaga gutya mbishobore noneho uyu we dore abashaka no kurwana karibu mwiriwe neza yego nta kibazo ariko wakwicara yego murakoze none ko mbona nakuze uragenzwa n'iki yitwa Mugisha noherejwe na muzehe Mutabazi yambwiye ngo njye n'umuringa tuze hano muradushaka nari namubwiye ko nkeneye abakozi babiri umuhungu n'umukobwa none ko uje uri umwe umuringa ntabwo yabashije kuboneka kuko arwaje umukobwa wa bosi Mutabazi nta kibazo nawe twavugana nagiraga ngo rero we n'uwo mukobwa wavugaga azaba ari mwe muzajya mukurikirana ibikorwa by'inyubako mu gihe nzajya mba ntari nifuzaga ko wowe wayobora abakozi naho uwo mukobwa akaba ashinzwe ububiko bw'ibikoresho aribyo bita sitoke
none se mabuja ko nigeze niga birenze ubwo ntibyazansaba imibare myinshi nkabicira akazi basi ubwo iyo ureka nkazikorera ikiyede ko ari cyo cyo ku rwego rwanjye. oya Mugisha nta kazi karenze gahari, wowe icyo uzaba ushinzwe ni uguha abakozi imibyizi naho imibare izajya ikorwa n'uwo mukobwa uretse ko nayo idakabije cyane. Murakoze cyane noneho kandi nzabakorera neza mabuja. Ariko njyewe ndumva atari ngombwa kunyita mabuja, nitwa Berize. Ikindi kandi tururungano si ngombwa ibyubahiro bingana bityo. Nta kibazo rwose. Ubwo nzagaruke ryari se? Uransigira nimero yawe n'iy'uwo mukobwa, nzabahamagara tujyane aho tuzashinga iyo nyubako turebe ko twatangira umushinga vuba. Ariko be ntago wambwiye amakuru ya Mugisha ko ataragera hano byamugendekeye ibiti. Aha umuto byihorere, Mugisha yahuye n'ibyago pe. Ariko burya abantu beza nibo bahura n'amakuba pe. Mugisha se yahuye n'ibihe bibazo? Sha burya wa munsi bakuzana kwa muganga yaratashye ngo araryama ariko buki asanga inkoko 40 yari afite zose zapfuye. Yewe ndumva ari ibibazo wa mugani. Ntiwakumva ukuntu nasanze yarwaye yihebye arimo kumbwira ngo ntazasubira mu kazi n'umunsi n'umwe. Yewe kandi koko wambwiye ko n'amafaranga yari afite ngo yananzeho hano kwa muganga. Ibyo bimbabaza kurushaho rero kubera ko iyo nibutse ko Mukiza ari we wanteye ibibazo byose numva ndwaye muzunga. Sha ihangane pe, noneho ntuzi amarorerwa yakoze. Yakoze ibiki se kandi? Ejo bundi yaransezeye ngo agiye kuba muri yanzu mwabanagamo, ubu niho yajyanye umugore we. Mukiza yakoze ibiki be? Ngo umutoni ko asinziriye abaye iki se kandi? Ariko se umuringa yagiye koza ibikoresho ye ko atazi. Ibi biranzengereje pe. Beni we urapfuye uzi ibyabaye? Habaye iki se umuri? Umva Odile bamuzanye kwa muganga ururimi rwasohotse mu kanwa ngo yanyweye ibinini byinshi yivura agahinda rumaze kumutera. Ese ubundi umutoni wabaye iki? Beni kutansubiza umutoni abaye iki?